bakararyoshye. Iyi smoothie ngiye kuyigurisha nayigurisha 15,000 yo makeya. Uzi kugerageza uyikorera abana uyikorera nawe kaba kameze neza cyane karyoshye. Bakeneye ijambo ryiza tubahumurize bose isi babere nziza. Ngiye kusuhuza mu izina rya Yesu buri muntu wese ufunguye iyi video ngo haye ikaze. Ndakwegereje aho waba uherereye hose, ndabakunda cyane. Maze iminsi ifite slogan ivuga ngo uzi ibyiza cyangwa uzi gukora ibyiza ntabikore bizamubera icyaha. Bivuze ngo ukora ibyiza ugifite uburyo. Niba hari ikintu cyiza uzi gisharinga abandi nta kintu gitwaye, kubera nothing is permanent, nta kintu kimwe kizahoraho, ibintu byose bizarangira. Ubwo rero nta tuntu uzi ucishikanye twiza byo tubwira abantu. Kambona no kubashimira rero abantu mwagiye muntera courage, utuntu wakoze twiza nabigerageje. Hari abamugaye kuri telefone nibo benshi, hari ababitanze muri comments bakambwira bati twatumye byiza byari biryoshye. Byanteye courage bituma mbategurira akandi kantu keza. Rero uyu munsi haturushaka ngo twigane twiza dufite ubwenge, tw'ubwenge kandi abantu benshi bakunda ariko batazi gukora, cyangwa se bazi ko bidashoboka ko babikorera mu rugo, ariko utuntu twiza cyane ushobora gukoresha wowe ubwawe ndeba, ushobora gukorera abana, ushobora gukorera abashyitsi bagusuye turi presentable kandi dufite n'ubuzima umumaro, sibyo? Nkuko slogan yacu ivuga ko ubuzima bwiza mu mubiri mwiza, umwuka mwiza na physical byose bigomba kuba bimeze gutya, sibyo? Ko dufite ubushobozi bwo kubyitaho, dufite ubushobozi 100% bwo kwitaho. Murakoze cyane. Uyu munsi rero ngiye kubereka ukuntu dukora za smoothie zihenda muri hoteli, zihenda kubi. Ugasanga akantu k'akarahure karagura 10,000, karagura 15,000, arakantu kangana gutya ushobora kwikorera mu rugo kandi ugakoresha ibintu biri fresh, witeguriye, bifite isuku, wabyiteguriye kandi bitanaguhenze. Uyu munsi ndashaka kubakorera amasmoothie y'amoko, ndaza gukora video zitandukanye ariko maze kubona mbese mube maso mukurikirane. Ngiye kubanza uyu munsi gukora smoothie y'umuhondo isa neza, koko y'umuhondo isa neza. Murakoze cyane, mukurikire tujye gutangira. Gutangira rero ugomba kuba ufite blender, ngiye mfite akangaka, ushobora kuba ufite akandi keza byahatarike kanahenze, ngaka ngaka niko nkoresha. Noneho blender yawe umaze kugira rero gakwiye utuntu dutandukanye tugiye gukoresha. Kamera zo kugumisha hano ndaza kugenda nkwereka. Noneho turatangira. Uyu munsi turakoresha umuneke. Igihe dukoresha umuneke nakarabye n'umuntu ari kubifataho byose nabyogeje. Ni ukuvuga ngo mu bintu byo gukora ibintu byo kurya cyangwa byo kunywa, ikintu cya mbere ugomba kwitaho kurusha ibindi byose ni isuku. Ibikoresho byo gukoreshwa byoza neza, intoki zawe ukazoza kugira ngo uze gukora ibintu biri healthy, bimeze neza. Utaza kwikorera utuntu twiza mu rugo kandi urangiza ukadukora mu mwanda ugasanga n'ubundi ntaho bitaniye no kuba wabigura mu mahoteli. Icambere n'umuneke mwabubonye, ngiye gukora duke kugira ngo bitaza kuba byinshi kandi nta muntu ufite gahunda yo kumusura ngo dusangire. Buri muntu wahangana kameramani wenyine dusangire kandi ngo turi bakeya. Iyi smoothie ariko hari ntabwo y'umuhondo, tugiye kubanza kuy'umutuku. Tugiye kubanza dukora y'umutuku. Iyi ni pome y'umutuku, nayo ukayikatiramo byose. Tugiye gukora agasmoothie karyoshye koko, kari fresh, bya bintu dukorera mu rugo bitarimo amasukari, bidafite umwanda. Reka tujye dukunda kwitaho. Mwari muzi ko
imibiri yacu mu bintu tuzabazwa n'imibiri yacu irimo. Imibiri yacu irimo kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uri muri mwe. Ni ukuvuga ngo uwo mubiri utunze umenye ko ari urusengero rw'Imana. Abashuti banjye b'Abayisilamu bajya bakurikirana abashuje, abakatolike, mwese ndabiyegereje abantu bemera Imana, abantu bemera Kristo, mwese ndabiyegereje. Tugiye gukora agasimudi keza ariko gasa gafite couleur rouge. Katucishemo tuvuga no ku Gifaransa. Gafite ibara ry'umutuku, kaba gasa neza, kari presentable. Noneho icya gatatu ngiye gushyiramo inkeri. Kano kabuto murakazi, utu ngutu batwita inkeri, turaboneka ahantu hose. Ntabwo ari ahantu hose ariko tuboneka ahantu hakeye. Uzagashake nukabura uzanyandike muri comments nukuzanire cyangwa nukoherereza, birashoboka. Tungutu twoherera dukuraho twose natwogeje neza. Niyo mpamvu ndimo gukoresha intoki zanjye byose mba nabyogeje. Mwabonye ingredients zacu tumaze gushyiramo. Nabanza gushyiramo umuneke, nkurikizaho apple ya rouge cyangwa y'umutuku, nkurikijeho inkeri, shyizemo tubiri gusa. Noneho ikintu tugiye gukurikizaho kubera ko ari smoothie, za smoothie za zindi zihenda mu hoteli. Tugiye gukoresha iki? Tugiye gushyiramo amata. Ingredient ya kane tugiye gushyiramo amata. Abantu badakunda amata ndabihanganishije, mwihangane mukomere, ariko mfite ikintu nabafasha. Niba udakunda amata y'inka ushobora gukoresha amata ya soya, ni meza cyane, noneho aba aryoshye cyane. Ushobora gukoresha amata ya soya, ushobora gukoresha hari amata menshi, hari byinshi bikorwa mu mata. Noneho kano gasimudi tugiye gukora turashaka ko ari gasa umutuku. Ibi nashyizemo biraza guhindura kala ariko ntabwo uriya mutuku ugaragara neza, ntabwo ugaragara cyane. Ngiye kwereka akabanga rero kandi ushobora gukoresha iriya couleur rouge ikagaragara cyane, kakaba gasa neza. Hano mfite akaji k'umutuku. Kano kaji barakaguze muri supermarket ariko nkagura gake ko gukoresha umuti gusa kugira ngo nyine smoothie yacu ze kuba colorful. Nkagura gake ko gukoresha kuko ngiye sinkunda gukoresha aya maji yo muri supermarket. Murabizi ko aya maji yo muri supermarket akenshi amaze imyaka myinshi. Impamvu amara imyaka myinshi agakomeza ari mazima ni ukubera chemicals bashyiramo chemicals twinshi tuzatuma bibaho. Nawe baze ntushobora kubika pome nkinashyizeho, nk'ubu nyiguze nkabikamo hano ntishobora kumara ibyumweru bibiri kiri nzima. Ni kimwe n'iriya nkeri, ni kimwe n'uriya muneke, byose byaba byapfuye. Ariko how do you think ko ushobora kubika juice, apple juice cyangwa se mango juice cyangwa indi juice yariyo yose ukayibika amara igihe igakomeza ari nzima? What do you expect? Ni biki bashyizemo bituma idasaza? Reka tujye dukoresha muri fresh, biroroshye, ndabikoranye isuku twabyikoreye kandi birahendutse. Aka kaji rero ngiye gushyiramo gake kugira ngo iriya kala izemo bize ko bisa neza. Okay, kano karahagije. Twamaze kumixinga ingredients zose twazishyizemo. Twashyiramo umuneke, dushyiramo pome y'umutuku, dushyiramo inkeri, ndangije nshyiramo ikirahure cy'amata, ariko nongeramo ka gati nababwiye gatuma iriya couleur iza neza. Ubu noneho rero tugiye kumixinge smoothie yacu yo kunta iza. Smoothie ni ukuvuga ngo ni juice ibifashe, ni za ji zifite ubuzima, ziba zirimo ibintu biri fresh ariko aba ari ji ifashe. Rero tugiye kuvanga
dore iki kuyikora cyangwa smoothie. Ubu ngiye kuyisuka noneho murebe ukuntu isa. Tugiye gusuka turebe ukuntu iza imeze. Za smoothie birwa babahenda, urangiye barabahenda bikambabaza. Ushaka kwirushaho ko umutuku washyamo kakaji bagashyira muri kenshi. Ariko urabona ko ukuntu juice yacu irasa neza, ifite ubuzima, irimo imbuto nziza ziri fresh, irimo amata. Noneho iyo ukunda ibintu bikonje, izi mbuto zose nakoresheje, iyo ushaka gukora smoothie imeze neza, ukora iki? Ufata za mbuto ukazishyira muri frigo mbere niba uyifite, ukazishyira muri frigo zigakonja, ukaza kuzikoresha zamaze gukonja zose. None iyo zamaze gukonja, juice yawe ibe ikonje imeze neza cyane. Ahasigaye igikurikiyeho ngubu no gushyiramo umuheha ukanywa. Murabibona? Bakabona ukuntu gasa neza. Reka mubone ukuntu kameze. Bakararyoshye. Iyi smoothie ngiye kuyigurisha, nayigurisha 15,000 yo makeya. Uzi kugerageza uyikorere abana, uyikorere nawe, kaba kameze neza cyane, karyoshye. Mukomeze mumurikire, mukomeze mubane natwe. Ngiye gukora izindi video nyinshi zifite amasimba atandukanye, aryoshye, ari colorful, ushobora gutegura kabisa ukuntu kuri ibintu bifite ubuzima. Murakoze cyane. Uwiteka bahire, mukomeze kudukurikirana, ukore subscribe niba wafungaye utakora subscribe, nukuri please. Kora subscribe kugira ngo video yose izagiza ujye uyibona. Kandi nta video izaza ngo gupfira ubusa. Ndabigusezeranyije. Shalom shalom.